Nongeye kubasuhuza abakunzi bagira neza wigendere TV. Nk'ibisanzwe n'umuryango wagira neza wigendere ufasha imfubyi ndetse ugakura abana mu muhanda ukabasubiza mu buzima busanzwe no mu masomo. Murabona abana b'umuryango turabakurikirana kugira ngo tumenye uko biga ndetse n'imyigire yabo, tukabahereza ibikoresho by'ibanze harimo imyambaro ndetse n'ibindi byose bikenewe kugira ngo bakomeze kwiga kandi batarangaye. Tugiye gukurikirana uko umuhango wo guhabwa ibikoresho by'ishuri wagenze guhera bitangiye kugeza dusoje. Tubajyana kubatembereza bose hamwe uko ari 13, bose bafashwa n'umuryango wagira neza wigendere. Ni abana b'imfubyi, ni abana bavuye mu muhanda, abandi tubashyira mu miryango uko Nyagasani yagiye adushoboza. Nk'uko mubireba abana bari kwinjira mu modoka, tugiye kujya kubatembereza. Uwo ni umufatanyabikorwa wagira neza wigendere udufasha mu bijyanye na transport kugira ngo abana bagere aho bagomba kugera ari ku mashuri, ndetse n'igihe twateguye ibikorwa byo kujyana abana mu biruhuko. Murabona ko abana banezerewe, bishimiye ko bagiye gutembera. Uko niko twahagurutse twambaye imyenda isa nk'uko mubireba. Dufata igihe abafatanyabikorwa bakagira uko bikusanya tukadodeshereza abana imyenda isa kugira ngo twese tugende dusa neza. Uko niko twagiye dusesekara kuri El Clasico. Murabona ko twahageze tunezerewe cyane mu kadiho kenshi. Twahageze abana baranezererwa cyane, harimo abari bahageze ku mazi bwa mbere. Rwose cyari igikorwa cyiza cyane cyo kugira ngo abana bazasubire mu ishuri bishimye kandi babona bafite umuryango ubitayeho. Murabona ko ari abana basa neza rwose, bambaye n'imyenda isa. Murabona na Bucura twari twamujyanye, none asigaye yiruka cyane ku myaka 2 yujuje. Tukihagera umubyeyi wacu, papa wacu Weste, yaje asuhuza abana. Muramubona mu kirangantego cyagira neza wigendere. Ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane, aradufasha, atuba hafi. Muraho neza bakunzi bagira neza wigendere n'abadukurikirana ndetse bakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi guhereza abana b'umuryango ibikoresho by'ishuri. Nk'uko mubireba, iyi ni isabune, aya ni amavuta, iyi ni papiye jenike y'isuku, izi ni korogate kugira ngo bajye bajya ku ishuri baborosha amenyo, aya ni amakaramu, ni buwate yo kubikamo ibikoresho, aya ni amakayi. Nk'uko mubireba tugiye gutangira kubahereza ibikoresho bazifashisha kugira ngo batangire kwiga. Rero turabashimira abantu bagenda bagira uruhare mu kudufasha kugira ngo aba bana bige. Mukomeze mudushyigikire mukora subscribe, like na share kuri Gira Neza Wigendere TV kugira ngo mujye murushaho gukurikirana ibiganiro ndetse na events zo gufasha abana. Murakoze. Aba ni abana b'umuryango, musuhuza abantu bari kureba kuri kamera, mubahereze umukono. Hi, hi. Mubwire mukomere cyane. Mukomere cyane. Mubwire ngo Gira Neza Wigendere Kids. Gira Neza Kids. Okay, nkuko mubareba yitwa Fabiola, niwe mukuru muri aba ngaba. Umukobwa mukuru hagakurikiraho Benita, nawe ni umukobwa mukuru, hagakurikiraho Twahirwa. N'abana b'abahanga cyane. Nkuru ari he? Uyu ni Nkuru, uyu ni Yves. Rubere bahari abantu bo muri kamera bakureba. Nkuko mubireba aba bana ko ari uyu n'uyu nguyu baravukana. Ni abana so bagize ikibazo gikomeye. Ababyeyi babo ko ari 2 bitaba Imana, bakoze impanuka y'igare, imodoka igonga mama we na papa we bitaba Imana. Ko mubareba ni abana b'imfubyi, ariko turahari kugira ngo tubane nabo mu buryo bwo kwiga ndetse no mu buzima busanzwe. Nabo tuzabatererana uko Imana izagenda idushoboza, natwe tuzababa hafi. Umukuru yitwa Benita,
nk'uko mumureba n'uyu wambaye umupira w'icyatsi papepere bakubona niwe mukuru mu rwo rugo, hagakurikira niwe bucura papepere nawe papepere hariya muri kamera uwo niwe bucura, ukurikira Benita ari n'inshuro papepere hariya muri kamera. Uyu nguyu niwe ukurikira Benita. Aba bana uko ari batatu baravukana, so nibyo byago bagize, babura ababyeyi bakiri batoya, ni ukubaba hafi kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Abandi rero ni uyu Elize ari he abandi nande na Chance na Elia mu manika amaboko mu bapepere nawe uko mubareba ari batatu nabo abana babuze umubyeyi wabo, nabo n'abana bafite ikibazo cyo kubura umubyeyi ariko ntabwo babaye imfubyi kuko turahagiye ngo tubabungabunge kugira ngo bige. So rero uyu nawe ugiye kujya ku ishuri, abandi bose bariga begiye kujya ku ishuri, nawe muri uyu mwaka tuzamutangiza, murabona ko ari ibintu byiza. Hakurikiraho Fabiola nawe niwe wiga muri segonderi, undi muko atari yagera hano wiga muri segonderi, ariko nagera hano nawe turaza kumubereka, yiga mu wa kabiri, agiye kujya mu wa gatatu. Urabona ko ari ibitangaza Imana yadukoreye, twahuye umuryango Benita wiga mu wa kane agiye kujya mu wa gatanu, nuko umaze kuza afite abana bakuru cyane. So rero abandi nabo ni aba papepere. Aba ngaba mureba nabo ni abana babuze umubyeyi wabo, nabo ni abana badafite ababyeyi. So rero ko turahari, ntabwo babipfubye, turahari rwose ngo tubabe hafi, bazakura, ni abana b'igihugu, ejo n'ejo bundi nibo bazaba abaminisitire, nibo bazaba abasirikare, nibo bazaba abashoferi b'ejo hazaza. So rero nk'umuryango nyarwanda ntabwo dukwiye kubitererana ngo tubareberere babe imbobo bajye mu mihanda, oya ntabwo bikwiye, baba bakwiye ku muhanda kugira ngo bige bagire ubumenyi. Rero be kwiyumva ko ari abana b'imfubyi ahubwo bajye bisangamo abandi. Urabona ko abana bose basa nkaho bahuje ikibazo. Uyu nguyu avukana namwe mu bapepere, nk'uko mubareba nabo baravukana, ni abana bava mu muryango utishoboye ariko Imana ngiriye ubuhura nabo. Rero ntabwo ari cyo bikimeze, ubu nabo bari mu muryango ugira neza wigendere kandi ubitaye, murabona ko abana basa neza. Reka tubaze umwana umwe mu bana babuze ababyeyi bombi bakoze impanuka bahita bitaba Imana, atubwire uko ari kwiyumva nyuma yo kubona ibikoresho. Kumva wishimye uzagira amanota meza. Rero Imana muri kumwe nanjye turi kumwe, sibyo ntacyo uzaba, sibyo kandi ugiye kunezerewe, ndagukunda sawa. Reka tubaze undi mwana witwa Niyonkuru Evariste atubwire uko yiyumvise nyuma yo kubona ibikoresho. Umeze neza? Ni kumva wishimiye? Ni icyo ushima? Kumva se numara kwiga uzaba iki? Numara kwiga uzaba iki? Uzaba umuganga? Koko uzajya uvura aba bana bose bari hano, uzajya bavura? Neza cyane. Gira neza wigendere, se yagufashije. Urumva wishimye? Sawa. Nk'uko mubireba twagiye tubaha ibikoresho umwe ku wundi, abo twagiye tuganiriza ntababasha kuvuga kuko abandi murabona ko ari bato. Ubu nibwo yari agiye kujya ku ishuri mu wa mbere primaire, nibwo agiye gutangira amashuri. Ni umwana nawe wabuze umubyeyi akiri mutoya, ariko turahari nkagira neza wigendere. Reka tubaze Twahirwa, ni umwana wavuye ku muhanda tumusubiza ku ishuri, tumubaze uko yiyumva nyuma yo gusubira mu ishuri akabona n'ibikoresho. Uri kwiyumva gute? Reba muri kamera bakureba. Uri kumva wishimye? Ibikoresho se bizakumarira iki? Bizakugirira akamaro?
kayo ugiye mu wa kangahe mu wa kabiri primaire aha rero finale umukobwa yitwa Fabiola yiga muri segonderi. Reka nawe tugire icyo tumubaza nyuma yo kubona ibikoresho, atubwire uko yiyumva n'uko yabyakiriye n'icyo bizamufasha kugira ngo azarusheho kugira amanota meza. Reka twumve icyo atubwira. meze neza uri kwiyumva gute uzakora nk'ibi bikorwa buriya ari aho wadukuye korera igihe nari nzi ko natasi imana yarabikoze iradumuhuza kwiga amaye amakaye amakaramu byose ari minerivare byose urishyura hose aho mpera ashaka ni wowe uhaba hose ukurikiza uko bikurikirana no ku ishuri ukansura ukareba imigendere yanjye uko ndi kwiga byose ukabikora n'inshingano wiyemeje kandi byongera gushimira n'ibindi bikorwa wadukoranye ndetse n'ibi byose ndetse n'ibindi uzatugirira binini Urumva wishimye cyane uri mu makangahe ugendera mu wa gatatu kandi ugira amanota meza maze ushyiremo ingufu rero ya ntabwo aba ari njyewe ahubwo aba ari Imana iba yakoresheje ifatanyije n'Imana rero nta kintu kizatunanira. Nizera ko n'abanyarwanda bari kutureba kuri kamera hari igihe nabo bazishimira ibikorwa byacu bakagira uruhare rwabo mu gukomeza kugira ngo nawe wige. Mu wa gatatu segonderi umuntu aba akeneye gutsinda kugira ngo ajye mu wa kane segonderi, kandi mu wa kane segonderi bisaba ko yagize amanota meza. Ibikoresho rero ni bikeya ariko nyine ntabwo bizatuma bizagufasha ni kuraje no kwizera kuraje aho wakoze Ishuri biga muri segonderi ku Nyundo mu kigo cy'abapadiri. Twe twamusuye muri interna kugira ngo tumubaze uko amasomo ari kugenda. Reka tumubaze noneho uko ari kwiyumva. bimeze bite, duha amakuru tubwire uko byari bimeze. ishuri usibye ko ari cyangwa utwumva uri kutamenya ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'amasomo atari asanzwe. waye kanga cyangwa se wagize amanota angahe? Congratulations, ugiye kujya mu wa kangahe? Ni iki wabwira abantu badukurikiye kuri kamera kugira neza wigende? Maze abantu badukurikiye ko nabashishikariza ko akurikije uko umutima we umubwira yagira ko yagira byiza nyine byatuma abana bagenzi be cyangwa muri sosiyete bigatuma nyine babana neza kugira ngo buri wese azamubona akagira umutima mwiza nawe utuganiriza birafasha abatishoboye birafite n'icyo kurya cyangwa hanyuma birafasha mu myigire cyangwa mu buzima bwo mu rugo kabaho nta bibazo bafite bifasha nyine batitayeho maze runaka Nk'uko mubireba uyu niwe mfura yagira neza wigendere, niwe muhungu mukuru ufite muri aba bose, niwe mukuru hagakurikiraho Fabiola, abandi bakagenda bakurikira. Aba bombi biga muri segonderi, so rero n'umugisha twagize nta bushobozi bwari buhari kugira ngo bajye kwiga, ariko turashima Imana yuko batangiye kwiga bavuye mu wa primaire bageze mu wa kabiri segonderi, bagiye kujya mu wa gatatu, bagiye mu wa gatatu nawe segonderi. Urumva ni intambwe ikomeye, imyaka itatu ni imyaka myinshi. Ibyo byose rero ntabwo ari twe tubyishoboza, ni Imana yatwambitse izo mbaraga. Rero mujye mufasha, mugire umutima w'urukundo, kuko ntabwo wamenye ejo n'ejo bundi aho azerekera cyangwa se umugisha azaza. Wakoze cyane. Yes, nyuma yaho abana twabagaburiye icyo kurya, kuko ntabwo waba wiranwe n'abana ngo birirwe batariye. Nkuko mubireba twarabatekeye, tubatekera ibiryo byiza cyane,
kugira ngo basubire ku ishuri bishimye kandi bameze neza. Nk'uko mubareba bose ni abana 13 bitabwaho n'umuryango wa Giraneza Wigendere. Uwo mwana uri imbere ni umwe muri ba bana 3 babuze ababyeyi, bakoze impanuka bose barapfa. Ukurikiraho nawe avukana na rwa ruhinja, narwo mama we yapfuye akiri mutoya, akimara ibyumweru 2 avutse ahita yitaba Imana. Uwo mwana avukana na rwa ruhinja. Nk'uko mubireba aba bana bagiye bafite amateka atari meza, ariko icyo duharanira nk'umuryango wa Giraneza Wigendere ni ukutazatuma basaza bumva cyangwa se bakura bumva ayo mateka ko yabaranze mu buto bwabo, ahubwo bagakura bavuga ko bafite umuryango ari wo Giraneza Wigendere wabahaye hafi muri byose. Ibi byose tubishoborwa na Kristo duha imbaraga, kuko twe turi abana b'abantu, ntacyo twakwishoboza, turi abanyantege nkeya. Hari ubwo imbaraga ziba nkeya ariko Uwiteka aba ahatubereye. Nuko bose twagiye tubarurira, kuko twari twatetse ibiryo bihagije kugira ngo buri mwana wese arye ahage. Murabona ko bambaye imyenda myiza ya Giraneza Wigendere. Ibi byose ni ugukusanya imbaraga. Nk'uko dukunda Afurika, twahisemo igitenge cya Afurika. Murabona ko kijyanye neza n'amabara ari hejuru muri t-shirt bambaye. Nawe ukeneye iyi t-shirt ya Giraneza Wigendere watwandikira kuri TikTok ni Giraneza Wigendere TV, no kuri Instagram ni Giraneza Wigendere, ukatwandikira no kuri nimero zacu ziri hasi mu kiganiro, muraza kuzibona. Ukeneye no gutanga inyunganizi y'ibitekerezo, ukeneye no kuba waba umwe mu banyamuryango ba Giraneza Wigendere, muhawe ikaze. Muze dushyire hamwe, duhuze imbaraga, duhuze amaboko kugira ngo aba bana babashe kubona ibikenerwa byose mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo bige. Buriya kuba imfubyi si ikintu cyoroshe, ntabwo ari ikintu umuntu ahitamo, ahubwo ibihe nibyo bigena uko umuntu azabaho. Ngaho rero mwese mureke dufatanye, abo ni ababyeyi bari bagiye babaherekeza kugira ngo abana mu nzira bataza kugira ikibazo. Nabo bari bishimye cyane rwose, bavuga ati ibi bintu mukorera aba bana Imana niyo izabitura, kuko twebwe nta kintu twari dushoboye. Muramubona Uwase yabaye inkumi cyane ku myaka 2, asigaye aganira cyane, ni umwana unejeje mu by'ukuri. Nk'uko mubireba yari yambaye neza, asa neza. Murabona twakomeje tujya ku meza, abana bose bafata icyo kurya mu gihe icyo kunywa kitari cyabageraho. Murabona ko rwose ibintu byari bimeze neza. Nanjye ndicara turasangira nk'umunyamuryango wa Giraneza Wigendere wari uhagarariye abatari babonetse. Nk'uko mubireba abana twakomeje kubakira, tubaha ibyo kurya, ko ntabwo waba watemberanya abana ngo ubure kubashakira icyo barya. Murabizi abana bakunda gusonza, kandi abana banjye ndabakunda cyane. Sinakwifuza kubona umwana ashonje kandi twari turi kumwe. Ubu twabateguriye icyo kurya kuri El Clasico. Nk'uko mubireba ni ku mazi, ni ahantu abantu bakunda gutemberera cyane. Haba ifi nziza, haba inkoko zimeze neza, ahantu heza ho kwifotoza nk'aho mubona twicaye. Umuntu wese wifuza gutembera azatemberere kuri El Clasico Beach, ni kwa West, ni kuri Brasserie. Murabona ko abana bafite umunezero cyane, nanjye nibyo nifuza. Ibi bikorwa byose dukora nuko hari ibyo Imana yadukoreye natwe tutabona icyo dushima rwose, usibye gufasha abababaye, kurwana ku badafite
ubushobozi, natwe si uko dufite ubushobozi bwinshi, ahubwo muri buke dufite turasaranganya. Bakomeje gutembera baranjoyinga, dusoje dufata amafoto dutangira kwifotoza. Twafashe amafoto ko mubireba, abo nibo abana babuze ababyeyi bakiri bato. Yitwa Benita, ni umukobwa wanjye. Ndabona amafoto ndi kumwe n'abakobwa, bose ni abakobwa b'umuryango. Abakurikiraho ni abasore nkuko mubireba bose. Nyuma yaho twafashe ifoto rusange twese turiho, nuko dusoje abana turabacyura. Ngo ibiganza bitanga nibyo bihabwa umugisha kurusha ibihabwa. Rero murabona ko gutanga bidasaba ko ufite miliyoni cyangwa se utunze byinshi. Bike ufite ko bisaranganya n'abandi birimo umutima mwiza, biba bisa neza cyane. Nyuma y'igikorwa abana bose tumaze kubafotoza, twakurikijeho kubaza ababyeyi babaherekeje uko biyumva n'uko babonye uyu munsi. Reka twumve uyu mubyeyi icyo atubwira. Bimeze neza ndanezerewe cyane. Abana bacu mwaradufashije, abana bacu bariga. Twari tuzi yuko bazaba mayibobo bitewe n'uko babuze ababyeyi babo, none mwatugiriye neza, muradufasha, icyo ari cyo cyose mukadufasha. Mbese ndakunda nanjye nabashima. Muzashimwa n'Imana kuko mwaje kutuba hafi. Iyo mutatuba hafi bariya abana bawe kuba mayibobo. None mwatugiriye neza, njyewe mbaragije Imana yonyine gusa. Murakoze. mubara abana byagenze gute? Mwabariye abana mbese bazaga kugira ngo buriya mukuru uri kubona ko kari kazi ubwenge. Iwabo baje kwitaba Imana, bamaze kwitaba Imana ubwo akicara ati mbese koko kaka mama na papa koko banarapfuye bombi. Ubwo nanjye tukababwira ati ndabahari, bose baragiye. Bariya abana mbese niweho usa n'uko ari wowe mukuru, uje urakunda kugira ngo uje urakunda kubakinisha kugira ngo be kuja baricara bigunje. Muje mukunda no kugira ngo muje hamwe n'abandi bana nguko badufashije bakagira ngo mukomeze biwe ku ishuri. None nimuje muragera ku ishuri muje murakina hamwe n'abandi bana, ntihagire ikindi cyo muje bicara wigunje bitewe n'uko habagiye yicaye akifata nga gutya. Noneho ngamubuza ndi wore kugira kuja uricara gutyo. Ndi mbese uterwa n'iki? Ndi ndabuzi ko mufite umubyeyi ubafashaga akababwira ngo nimuje murakina murisagago. None ndujura urifata gutyo. Ubwo ngabwira ndi barabafashaga bakagira ute hari icyo mwabuze? Amakayi, imyenda, inkweto n'amakaramu, amasabune. Ntabwo twagotse ngo tubashakira amasabune. Icyo ari cyo cyose mwarakidufashije. Turabashimye cyane. Yemwe turabashimye ko rwose koko turanezerewe. Muzatubwire na wa Paul Kagame nawe ubateraga wenda akababwira ati musigasire ziriya mvubyi n'abapfakazi. Nawe muzamudushimire. murakoze cyane. Uwo yari umubyeyi umwe mu baherekeje abana, watubwiraga uko yabyumvise cyangwa se n'uko yabibonye. Reka twegere undi mubyeyi umwe nawe agira ikintu atubwira nyuma yo kubona uko uyu munsi wagenze, kuko nawe yaje aherekeje abana bahawe ibikoresho. Umwe mu muryango w'abana bagifite imiryango ya ba nyina wabo. Reka twumve. Tumeze ute? Meze neza. Bishimye? Bishimye cyane pe. Base uri kumwe na kaka? Bishimye cyane. Ndamanza gushimira Kagame aduhaye akabando. Umukobwa wanjye yapfuye afite imyaka 27. Azigira abana 4 ariko harimo umwana w'imyaka 13. Ndashima yuko umubyeyi wacu Kagame yatuguye inyuma
nduye mu mazu twubakiwe na leta, ndazi yuko uyu mwana azakura, mbona shisha kibondo, ngabona amafaranga y'abana, nagira neza wigendere akangenda inyuma akamfasha, ashyira abana 3 mu ishuri, mu wa 4 aramufasha ku myenda, ku cyari cyo cyose n'icyo kurya n'amata byose. Murabona uyu mwana ameze neza, ndabwo bigaragara ngo utaronze inyuma. Ndashimagira neza ko yanguye inyuma, ngaba ndarahungabanye. Umutware wanjye ari umusaza w'imyaka 58 ndabwo twari twishoboye ku buryo uno mwana twamwirerera, ariko kugira neza yavuye inyuma n'umubyeyi wacu Kagame atugira inyuma. Imana izabafashe, izamuha umugisha, kandi Imana azahore ku ngoma, kuko yaduhaye akabando tukaba tutameze nabi nuko ubwa mbere twari tumeze. Ndabwo tukija murakoze. Yes, reka nkomeze gushimira abantu badukurikira kuri Gira Neza Wigendere TV. Nizere ko mwakoze subscribe, mwakoze share, like na comment ku biganiro byacu. Iyi ni YouTube channel yashyiriweho kugira ngo tujye dukurikirana ibikorwa bibera mu muryango wa Gira Neza Wigendere. So rero umuryango wa Gira Neza Wigendere ufite intego zo gufasha abana bava mu muhanda, ndetse n'abana babayeho nabi, ndetse n'abana bataye amasomo tukabasubiza ku ishuri, kuko Imana igenda idushoboza buri gihembwe dushyira umwana mu ishuri. So rero uyu munsi wari umunsi wo guhereza abana ibikoresho kugira ngo bazatangire kwiga mu kwa 9, dore tugiye kwinjira mu kwezi kwa 9 ko kugira ngo batangire kwiga. So rero iyo uhaye umwana wifubye amakayi, umwana utagira ababyeyi, umwana utishoboye, ukamuhereza amakayi kugira ngo akomeze kwiga, biramunezeza cyane kandi bimutera motivation yo kugira ngo ejo n'ejo bundi azagira amanota meza, ndetse yigane umwete, afite na courage. So rero gutakaza umubyeyi ntawe ubihitamo, umuntu avuka akabaho mu buzima bugoye atarabihisemo. Rero nk'abanyarwanda dukwiye gushyira hamwe tugafasha aba bana. Njyewe ubwanjye jyenyine ntacyo nakwishoboza, ariko mumfashije amaboko yanyu n'ayanjye yakora ibintu bigari kandi byateza imbere igihugu. Rero ndumva nezerewe kuba habaye iki gikorwa, aba bana bakaba babona ibikoresho. Ndizera ko muzabona iyi video ashobora kuba ati nagura bodaboda, nagura iyo kayi, nagura iki. So buri wese ahawe ikaze. Gufasha ni umutima w'umuntu, ntabwo gufasha ari ugusagura cyangwa ko umuntu afite byinshi. Icyo Imana yaba yagushoboje cyose wagikora, twe turanezerwa cyane. Rero wifuze gufasha cyangwa se gutanga igitekerezo kuri YouTube channel yanjye, wakwandikamo Gira Neza Wigendere, cyangwa sacinga kuri TikTok ku mbuga nkoresha Gira Neza Wigendere, kuri Facebook ni Tracy Cruz. Nimero yanjye nayo ndayipininga hasi, murango yireba ku kiganiro, ku buryo ukeneye kugira ubufasha utanga wazabucisha kuri iyo nimero cyangwa se kuri account bank ya Gira Neza Wigendere. Reka mbashimire rero, mwakoze cyane kubw'uyu munsi, ababanye natwe, abadufashije, sinye nibagirwa kubashima. Imana igibaho umugisha, kandi muzasoma umurongo uri muri Matayo 25:35 kugeza kuri 40. Avuga ibyiza umuntu yagiriwe nawe akabigirirwa. So rero mugire neza, mwigendere, ejo n'ejo bundi yaba wowe. Murakoze cyane.